Shalom shalom bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, kandi mwebwe mukomeze kudushigikira nkuko tubibona uko bwije nuko bukeye turagenda tubona ibintu biri kugenda bizamuka, kandi ibyo byose bifatanyiriza hamwe tukabishimira Imana kuko abari ibintu by'ingenzi, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, mwese tubahaye ikaze. Kandi twamaze kumenya yuko Urban Gospel Rwanda itagarukira hano mu gihugu cyacu gusa, igera n'ibwota amasimbi, igera mu bihugu by'abaturanyi, muri Kongo, mu Bugande, Tanzania, mu Burundi, ahantu hose bumva ikinyarwanda Urban Gospel Rwanda irahagera. Wowe utari wakora subscribe, turagusaba kugira ngo dushigikire, mukore subscribe, mudushigikire, ubundi mujye munaduha na comment ibyo mubona twakoze neza, ibyo mubona dukeneye gukosora, mujye mutubwira muri comment rwose bavandimwe, mujye mudushigikira impande zose. Rero muri Urban Gospel Rwanda uyu munsi dufite amakuru avuga muri gospel yacu y'u Rwanda. Murabizi ko Urban Gospel dukora amakuru atandukanye, ahantu hose tubona ko hari amakuru y'ingenzi kandi afite icyo yamara turagira gute tukayavuga. Uyu munsi rero dufite amakuru atandukanye azenguruka ku isi hose, kandi tuvuga amakuru yo muri gospel, ivuga butumwa ritandukanye, twishimira n'abantu bose bakomeza kutwereka ko badushigikira. Uyu munsi rero dufite amakuru avuga iki? Ni amakuru avuga ku bahanzi mwakunze cyane, abahanzi mwamenye, abahanzi bagize icyo bakora ku mitima yacu, ariko icyo gihe twabamenye bari mu maboko ya MI Empire, twabamenye bari mu maboko ya M Irene, muri company ikomeye cyane, kandi ni company rwose ifite icyo imariye abahanzi ba gospel. Ni company iyo igize uwo ifata uwo ari we wese, mu by'ukuri ibintu bye byose bita bigera kure kandi bigatumbagira. Bigaragare ko Vestine na Dorcas nibo tugiye kuvugaho, bari mu maboko meza kandi mu maboko afite icyo amariye industry y'u Rwanda. Nta kintu twavuga ku bijyanye no kubafata neza, kubateza imbere, kubashigikira, kubatumbagiza. Ngira ngo twagiye tubona indirimbo nyinshi cyane zitandukanye zagiye zikorwa na MI Empire, biciye kuri abo bahanzi Vestine na Dorcas. Ariko ubu ngubu ibintu byahindutse. Ejo bundi twabonye video batwereka yuko batari muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari kubarizwa muri Canada. Bari kubarizwa muri Canada nyuma y'amezi 6 nk'uko bari kubivuga nabo bataboneka. Natwe twarababuze twibaza se abantu bana bagiye hehe, ese ivuga butumwa ry'aba bavandimwe bagiye hehe, ese ni bande bari buze kuguza ibicyuho cy'aba bavandimwe twabuze. Ariko twagiye kubona tubona video bicaye rwose basa neza, biteretse kamera, bameze neza. Vestine na Dorcas bari kuganira, bafite channel yabo nshyashya. Ubu ntabwo bakibarizwa kuri MI Empire, ubu bafite channel yabo yitwa mu mazina yabo yitwa Dorcas na Vestine, ifite abasabu hafi 200 na iri kuzamuka. Kandi urabona ko ikintu cyadutangaje n'indirimbo twagiye kubona tubona hari hariyo indirimbo ebyiri ndetse n'ikiganiro cyabo, kandi tubazi ku ndirimbo nyinshi cyane bakoze. Bigaragara yuko ntago twabyinjiramo cyane, bigaragara yuko hari iki cyakozwe hagati ya management ya MI Empire ndetse n'abahanzi ku giti cyabo. Ubu rero bari kubarizwa mu gihugu cya Canada. Batubwiye yuko bafite indirimbo nyinshi cyane. Abakunzi babo muvuga ko bagiye burundu, twababuze cyangwa se tutazongera kubabona, mushira umutima hamwe. Batubwiye yuko bafite indirimbo nyinshi cyane bagiye kutugezaho, bafite ubutumwa bwinshi cyane bagiye kutugezaho. Ikindi nuko umwe muri bo afite umwana, vuba turamenya n'izina rye, kandi turamenya n'uburyo bazakomeza gukora umuziki. Nubwo tuba tuvuga yuko ibihugu byo hanze iyo umuhanzi yagezeyo gusohora indirimbo biragorana, ibintu bijyanye n'umuziki biragorana bitewe n'ubuzima cyangwa se n'imibereho cyangwa se n'umwanya, ugasanga kenshi abahanzi barabura. Ariko batwijeje yuko bagiye kuduhereza imiziki, ntabwo tuzigera tubibagirwa, nta nubwo tuzongera kumenya ngo bavuye kuri MI Empire. Hari abantu bavuga ngo bagiye kuzima, hari abantu bagiye kuvuga ngo ntabwo tuzongera kubabona, ariko badushiriye akadomo baratubwira ngo tugiye kubona imiziki,
tugiye kubona imiziki. Rero kuri Urban Gospel Rwanda aya ni amakuru twagombaga kuvuga, kuko abahanzi benshi cyane iyo bageze mu gihugu cyo hanze y'ibwotamasimbi abenshi turababura, cyangwa se baba bafite imbaraga zo gukora imiziki bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bigatangira kugenda bigura intege gace. Nabo rero bamaze amezi 6 batadosohora indirimbo, ariko kuko babyivugiye batwijeje ko bagiye kudukobita imiziki itandukanye kandi iryoshye. So Vestine na Dorcas rero turabifuriza kugubwa neza, bari bwotamasimbi, bari Canada, turabifuriza kugubwa neza, turabifuriza gukomeza kuduhereza ibyiza, mujye mubiduhereza kugira ngo natwe kuri Urban Gospel Rwanda tuze tutangaze amakuru meza kandi amakuru afite icyo amariye abanyarwanda, kandi amakuru atariho ivumbi. Akenshi n'amakuru aba yavuzwe na banyirayo, natwe tukaza tukayabagezaho, ubundi ibintu bikagenda neza. So Urban Gospel Rwanda mukomeze mushigikire Vestine na Dorcas, bafite channel yabo, mu basure munarebe na video badukoreye ejo bundi, barongeye baratwibutsa amajwi yabo meza, bongere batwibutsa rwose barasa neza, iyo barebye ubona ari abana bameze neza kandi bafite akazoza. Yes, turakomeje rero amakuru kuri Urban Gospel Rwanda. Dufite nandi makuru tumvishije, ni gitaramo cyitwa All Women Together. All Women Together ni gitaramo gitegurwa na Noble Family Church cyangwa se Women Foundation. Ni itorero riyobewe n'umushumba Apostle Mignone Kabera. Bari kudutegurira igitaramo. Ni igitaramo gihora kiba, ni igitaramo kiba gifite imbaraga, dore ko kibera muri Beka Arena. Hari ahantu iyo wumvishije ngo hari igitaramo kigiye kuberayo uhita uvuga ati iki gitaramo gifite imbaraga, gifite amavuta, kizaba kirimo abakozi b'Imana bakomeye, kizaba gifite isura nziza cyane, kuko umuntu wese yageze hari ahantu rwose niyo ufite abazimu bahita bashya bagapfa neza bakagenda. So turashimira cyane All Women Together, ni gitaramo gikomeye cyane buri muntu wese ageramo agahembuka. Niyo mpamvu dushimira Apostle Mignone, umumama rwose ufite n'umushumba ufite iyerekwa rikomeye cyane kuri kino gihugu. N'umushumba ubona ko afite ikintu, afite ibintu byinshi cyane ashaka kugeza ku banyarwanda, kandi rwose umuntu wese umugezeho amugiriraho umugisha. N'umushumba rwose ubona ko afite icyerekezo kigana ku byiza. Njya nkunda kumukurikirana cyane, agira n'amagambo aryoshye niyo abwiriza bumva ko. Rero niyo mpamvu All Women Together ni igitaramo rero twese dutegereje, kizaba mu kwezi kwa 8, mu kwezi gutaha. Nabonye banditse tariki 11 kugeza ku tariki 15 z'ukwa 8. Urumva ko kitazaba umunsi umwe, ni nk'iminsi 4 cyangwa 5. Urumva ko badufitiye package nini cyane, abakozi b'Imana benshi cyane baturutse mu bihugu bitandukanye. Nabonye agaposte kariho abakozi b'Imana baturutse mu bihugu bitandukanye, doko n'isi yose izaba iteraniye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bivuga ko igihugu cyacu cy'u Rwanda dufite umugisha ukomeye cyane kubana n'abakozi b'Imana batandukanye, kandi ni igihugu kiri kugendwa cyane, ni igihugu ubona ko nk'uko babivuze giratemba amata n'ubuki, no mu ijambo ry'Imana niko bimeze. So reka dushimire Noble Family cyangwa se Women Foundation, uburyo badahwema kutwibagirwa, bari kudutegura ibintu byiza cyane. Niyo mpamvu tubasabira umugisha umushumba Apostle, umumama mwiza cyane, umumama ufite iyerekwa, umumama ufite urukundo ku banyarwanda. Ayo ni amakuru dukomeje kubagezaho kuri Urban Gospel Rwanda. Mudufollowinge, mudushigikire, mudukorere subscribe kujya abantu batari bakora, ubundi tujye tubageza amakuru atandukanye. Turagaruka muri industry yacu y'u Rwanda, cyane mu cyiciro cy'abahanzi. Umuhanzi Makombe tumuzi ku ndirimbo zitandukanye. Hari indirimbo yakoranye na Gentil Bigizi, hari indirimbo nyinshi cyane yagiye akora n'abahanzi batandukanye, ariko uyu munsi hari indirimbo mu gihe cyashize twabonye post ari kuduteguza indirimbo coming soon. Ni indirimbo yakoranye n'umuhanzi Kagame utabarizwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubarizwa ibwotamasimbi. Bakuranye indirimbo yitwa ngo udafite
udafite ifeza. Twabonye coming soon yaga short video bakoze video nziza cyane, na twagerageje kuganira n'umuhanzi Makombe nyiri iyo ndirimbo, atubwira ko video yakozwe na Musinga. Umusinga rwose ni umugabo, ni umusore muremure, ni umugabo, ni umusore, so ni yakozwe gusa na Musinga, nicyo mfasha kubagezaho. Bigaragara ko Musinga arimo aragenda akora ibintu bikomeye cyane, afite indirimbo nyinshi cyane yagiye akora ama video atandukanye, kandi bigaragare ko iriya video twabonye aka video gato cyane irasa neza cyane rwose. Amakuru dufite nuko video yakozwe na Musinga, audio igakorwa n'umusore bita Biggie, kandi amakuru dufite nuko izasohoka ku munsi ejo kuwa gatatu. Yego, ejo kuwa gatatu ku masaha ya saa 4 za mu gitondo. Abantu banyarukire kuri channel ya Makombe bakore subscribe, bamushigikire, bamu blessing rwose, ubundi ejo saa 4 indirimbo igeraho pa ube uwa mbere kuzayireba. Natwe hano kuri Urban Gospel Rwanda tuzabibagezaho nkuko tubibabwiye, turabibateguje kugira ngo Makombe turabateguje rwose ku munsi w'ejo, ntuzadutenguhe, saa 4 zuzuye ino ndirimbo rwose tuzayibone. Ubundi udafite ifeza munyarukire kuri YouTube rwose, mumukore subscribe, mumushigikire, ubundi indirimbo udafite ifeza azagire gute, azabashe kuba uwa mbere ayibone. Udafite ifeza azaba afite agakiza, udafite ifeza azaba afite Yesu Kristo, kandi ifeza rikomeye cyane ni Yesu Kristo, kumugira no kuba ufite ibintu bikomeye cyane. Murakoze cyane rero abantu bakurikira Urban Gospel Rwanda. Aya ni amakuru tuba tugerageza kugenda ducukumbura hirya no hino, kandi tubakundisha kugira ngo mukunde ibintu bijyanye n'iyobokamana, mukunde indirimbo z'abahanzi barimba indirimbo zihimbaza Imana, mushigikira abahanzi, mudushigikire twebwe abanyamakuru, ubundi mukomeze muduteze imbere byo tubagezaho amakuru aryoshye. Ni Urban Gospel Rwanda, muri kumwe na MDJ Done, niwe munyamakuru. Ubundi Imana iduhana umugisha. Reka tugane ku musozo tubabwira ngo shalom shalom, tubabwira ngo Imana iduhana umugisha. Naho gutaha, murakoze cyane.